Haleluya, haleluya, Yesu Kristo ashimwe. Ndabashuhuje bene data aho muherereye hose, inshuti zanjye, abakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, n'abasuhuzaga mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha, Imana ibarebe neza, Imana ibishimire. Dukomeje kubana mu bihe byiza byo gusenga. Nyemerera igihe cyose ujye uzirikana ineza y'Imana ku buzima bwawe, igihe cyose ujye urambura amaso yawe witegereza iby'iminsi n'ibihe watambutsemo, wongere ushima Imana ko yakugiriye neza, yakwimanye. Ushima Imana iby'imirimo y'amaboko yayo itangaje yakoze ku buzima bwawe. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Nyemerera aka kamwanya twongere dutekereze kugira neza kw'Imana yacu, maze wowe tubana buri gihe mu bihe byiza byo gusenga, unyemerere uhereze Imana icyubahiro. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Ni ukuri turacyari muri ya teme yacu twihaye iki cyumweru igira iti ufite umutima wizera niwe ugera kure. Twasanze iyo ufite umutima wizera Imana, iyo ufite umutima wizera ibyiza, iyo ufite umutima wibuka aho Imana yagukuye n'aho ikugejeje, iyo ufite umutima wizera imbaraga z'Imana, ni ukuri kugera kure urahagera. Ariko tuvuga ngo niwe ugera kure, nashakaga kubabwira yuko iyo ufite umutima wizera Imana, ubasha gusingira ibyawe bitarasohora, ubasha gusingira ubwiza bw'Imana, ubasha gusingira gukomera kw'Imana, ubasha kugenda wumva uri muri ya masezerano Imana yagusezeranije, ukumva rwose wageze kure, wagezeyo. Ubasha no gukumbura kujya mu ijuru, ukavuga ngo Mana, icyampa ukazampa iherezo ryiza, icyampa nkazipfira nk'uko abakiranutsi bapfa. Ibyo wenda hari igihe wakumva ko ari nko kuba umuntu asaze, ariko no kuba warangiza urugendo nabi byaba ari akaga. Biragukwiriye rero kugira umutima wizera tukiri hano muri iyi si, ukizera yuko amasezerano yawe atazasohorera ku bandi, ari wowe abasha gusohoreraho, kubera kugira umutima wizera Imana. Ukizera Imana, ukizera iby'Imana yavuze ku bana bawe, wa mubyeyi we, ukizera Imana, wa musore we, ukumva ko muri future yawe hagomba kuba heza. Ukizera Imana rwose, ukizera Imana, ukizera Imana, ugatambuka ibigeragezo, ugatambuka ayo marira uri kurira, ukizera kuba mu gihe useka, ukizera kuba mu gihe ubasha kuba uri kurya wowe ufite ikigeragezo cy'ubushomeri, wenda ufite inzara, ukizera kuba wicaye mu biro wowe wize ukaba utarabona akazi, ukabyizera ukumva kubibamo birakubereye, ndetse ukajya ugira n'utuntu twa puratike mu buryo bw'amasengesho, ukavuga ngo njyewe ndi umuntu udasanzwe, njyewe ndi umuntu wayobora bikemera. Umutima wizera niwo ugera kure, Imana ishimwe. Uratambuka ugatambuka icyo kirere wicayemo, ugatambuka ubwo buzima urimo, ukizera usenga isengesho rigaherekezwa no kwiringira Imana, ukizera usenga, reka nkubwire, ukizera ugatambuka isengesho rigatambuka rikasingira bya bintu byawe ubona wifuza kugeraho. Imana ishimwe. Nakubwiraga ngo umutima wizera niwo ugera kure. Ndakurahiye, utizeye imbaraga z'Imana, utizeye Imana, uhamaho uri mu maganya, uhamaho uri nk'umuntu udafite kirengera. Ariko dufite Imana rurangiza rwa burundu. Imana ishimwe, haleluya. Nyemerera muri aka kamwanya dufatanye gusoma ijambo ry'Imana. Turasoma igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Yeremiya turasoma ibice 17
duhere ku murongo wa 9 n'uwa 10. Imana ishimwe. Titire y'ijambo handitse ngo iki? Handitse ngo uwizera Imana ameze nk'igiti gitewe hafi y'amazi. Haleluya! Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Umuntu wizera ngo ameze nk'igiti yewe gitewe hafi y'amazi. Imana ishimwe. Icyo giti iyo gitewe hafi y'amazi, imizi yacyo ishorera ku mazi. Imana ishimwe. Kubera ko wizeye Imana, ayiwe umeze nk'igiti giteye ayiwe hafi y'amazi. Icyo giti y'izuba ricanye, ndavuga ibigeragezo, cyo kibasha gukurura amazi kigahembuka. Imana ishimwe. Amazi wumve ko ari ibihe byiza byo gusenga, kubaho wizeye Imana. Si uko utahura n'izuba, si uko umuyaga utahuha cyane, ngo ariko icyo giti ngo kubera ko gitewe hafi y'amazi, ngo gihora igihe cyose ibibabi byacyo bitoshye. Ntabwo cyumva ubusharire bw'amapfa, ntabwo cyumva ubusharire bw'ukwezi kwacanye mu izuba cyane. Ndavuga ibigeragezo n'ubuzima bukakaye. Ngo icyo giti kuko ngo kiba gitewe hafi y'amazi. Ngo uwo muntu rero wizera, umuntu wizera niwe wundi nakubwiye ngo umuntu ufite umutima wizera niwe ugera kure, niwe ugera kuri. Imana ishimwe. Reka dusome umurongo w'9 n'uwa 10. Umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, kandi ufite indwara ntiwizera gukira. Imana itubabarire. Ninde ushobora kuwumenya uko uri? Njye Uwiteka ninjye urondora umutima, nkawugerageza, nkitura umuntu wese ibihwanye n'inzira ze, uko imbuto ziva mu mirimo ye ziri. Imana itugirire neza. Nakubwiraga ngo umuntu ufite umutima wizera niwe ugera kure. Ariko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo iki? Riratubwiye ngo umuntu, umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. Sinzi ibyo muri iyi minsi umutima wawe uri gushuka, ariko hari indwara umutima w'umuntu ugira, ngo ni indwara mbi cyane, ni indwara yo kutizera gukira. Imana idusange. Aka kamwanya ndinginze ngo Imana yo mu ijuru iguhe umutima umeze woroshye nk'inyama y'umwijima. Umutima wawe worohe cyane, wizera Imana, kuko ijambo riraturondoye riravuze ngo umutima w'umuntu ufite indwara mbi cyane yo kutizera gukira. Birashoboka ko iyo ndwara nawe yakwatatse muri iyi minsi. Birashoboka ko iyo ndwara wahuye nayo ukajya wumva rwose utakira, ukaba wumva ubwo buzima bwawe utabuvamo. Iyo ni indwara yawe. Ntiwizeye imbaraga z'Imana, ntabwo wizeye ubushobozi bw'Imana yakuremye. Imana nta kure habaho itakugeza. Imana nta kure habaho itagukura. Amaboko y'Imana ni magari cyane, yewe ndayaguhamirije muri aka kamwanya. Imana ikugirire neza. Ubwo burwayi nimba wari ubufite, wongere upfukame ubwire Imana uti Imana nizeye kuri Imana ishobora byose. Imana iravuze rero ngo ninjye Uwiteka urondora umutima nkawugerageza. Imana yamanukira kukurondora muri aka kamwanya ikakugerageza, yasanga uwo mutima wawe wizeye gukira. Ese umutima wawe wuzuyemo kwizera? Imana idusange. Ngo ntabwo wizera gukira rero, ngo Imana ariko irawurondora ikawugerageza. Ngo kandi ngo Uwiteka ajya yitura umuntu wese ibihwanye n'inzira ze, uko imbuto ziva mu mirimo ye ziri. Imana itugirire neza. Rero nakubwira ngo usengere muri uyu murongo wa 7 dusubiye inyuma. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Imana itugirire neza. Urahirwa nimba warizeye Uwiteka, kandi Uwiteka akaba yarakubereye ibyiringiro bidashidikanya. Ukumva ushikamye muri Yesu Kristo, ukumva ushikamye mu gakiza. Yewe hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Imana itugirire neza. Ariko rero nimba ufite uburwayi
uburwayi bw'umutima utizera gukira, aka kamwanya upfukame ubwira Imana ngo Mana nkwiringiye muri aka kamwanya, nkwiringiye ndakwiringiye Uwiteka kubera ibyiringiro uko bimeze kose. Ntumbwire ikibazo ufite icyo ari cyo cyose, ahubwo ubura amaso ubwira Uwiteka, ubwira Imana uti ni wowe wandengera, ni wowe wandokora. Akubwiraga ngo ufite umutima wizera niwe ugera kure, niwe ugera ahantu agasingira ubuzima, niwe ugera ahantu agasingira kubaho kwiza, niwe ugera ahantu kubera kugira umutima wiringira, kugira umutima wizera. Imana ishimwe, Imana itugire neza. Shalom shalom, muhahe muronke, Imana ibanezeze, ugire umutima wizera, Imana irakugeza kure. Shalom.